Haleluya. Imana ishimwe. Kuri uyu mugoroba turagarutse kugira ngo tuganire, tuvugurane, Imana yo mu ijuru bagirire neza. Muri Imana abane namwe, tubasuhuje cyane. Tuzanye ijambo, umutwe w'iryo jambo uravuga ngo ni iki abantu bazabazwa ku munsi w'urubanza rw'Imana n'abantu. Tumara kumvira ijambo ry'umutwe, tekereza nawe uzabazwa iki? Uzabazwa ibyo wari uzi gukora byiza ukabyirengagiza. Ni iki wirengagije se? Abasekuruza bacu dukomokaho, Adamu na Eva, barirengagije. Kwirengagiza bibyara icyaha, icyaha kikabyara urupfu. Ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana n'ibyanditswe byera, iyo dusomye Itangiriro ibice 2 umurongo wa 15, dusome twumve. Uwiteka Imana ajyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo mu Edeni ngo ayingire ibirimo, ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, igiti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana itubabarire. Adamu na Eva, Imana ibajyana mu Edeni. Edeni hari ahantu heza, hari ibyo kurya, hari inyamaswa zitaryana, nta rupfu, nta kibazo, nta mbeho, nta buribwe, nta ndwara, ariko barirengagiza. Imana yari yababwiye ngo umunsi mwarekwa kiriya giti no gupfa muzapfa. Ikintu kibanza rero, habanza kwirengagiza. Umaze kwirengagiza ukora icyaha. Icyaha rero, virusi y'icyaha ibyara urupfu. Ibyababayeho Adamu na Eva ntabwo ari bo bapfuye mbere na mbere, ahubwo kuko baba babyaye abana, bababyariye mu cyaha, bababyariye kubera kwirengagiza, bo babiri muri bo, umwishe mugenzi we, babona ingaruka z'icyaha, babona uburyo urupfu rumeze. Adamu na Eva ntabwo bari bazi urupfu, twebwe twararumenye ko twaruvutse ruriho, ariko Adamu na Eva bavutse urupfu rutariho. Kubera kwirengagiza, urupfu ruraza rurabasanga. Abana babo, umwica mugenzi we, ntacyo bapfuye kifatika, ntacyo bapfuye mu by'ukuri. Nawe urebye se ubu abantu bari gupfa iki? Imana itubabarire kwirengagiza. Abakobwa benshi barimo barirengagiza, abasore barimo barirengagiza, abagabo barimo barirengagiza, ababyeyi barimo barirengagiza, yewe abantu twese turimo turirengagiza. Reba nawe imihigo wahise cyagiye uri kwa muganga, warirengagije. Reba nawe imihigo wahise cyagiye uri mu nzu y'imbohe, ugira amahirwe, Imana ikubana mu nzu y'imbohe, wongeye kwirengagiza. Imana ikubabarire. Imana rero izatubaza impamvu twirengagije. Ni ukuri, Imana ikurema yaguhaye ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Buriya rero, kubaha Imana ntibigombera amashuri, kubaha Imana ntibigombera ubwenge bundi. Kubaha Imana no gutekereza, kuko ati rero ngiye gushyira ibintu mu gaciro. Burya rero iyo uhaye agaciro uba ugahaye Imana. Ni ukuri, reba ukuntu abana b'abakobwa bari kwirirwa bameze. Tekereza uburyo igihe cyashize, igihe cya kera, iyo dusomye amateka y'i Sodomu na Gomora, ibyo kintu cyatumye harimbuka agashya. Ni iki hanini bazize iki? Bazize kwirengagiza. Tekereza ibyatumye i Sodomu na Gomora harimbuka, natwe ubwacu turimo turabikora. Reba wa musore we, ibyo uri gukora, uri gushakira igihugu cyawe ibintu bibi. Burya iyo utubashye Imana, uba ushakira igihugu cyawe ibintu bibi. Reba nawe uburyo wirengagije. Imana yo mu ijuru itugire neza. Icyaha cyo kwirengagiza ni kibi. Iyo wirengagije uhura n'ingaruka mbi. Mwene data, reka kwirengagiza. Imana izakubaza impamvu wirengagije, kandi yaraguhaye ubwenge, yaraguhaye guhitamo. Ni ukuri, abantu bari guhitamo nabi.
ariko ukimara kumvira ijambo reka kwirengagiza. Adamu na Eva barirengagije, bakurwa mu Edeni, bakurwa ahantu heza. Wari umurima Imana yari yabahaye urimo ibyo kurya, baguwe neza nta kibazo bafite, ariko barirengagiza. Imana yo mu ijuru itugire neza. Dusome irindi jambo ry'Imana riri mu Migani ibice 3 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'iryo jambo aravuga ngo imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera. Mwana wanjye, ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakungururira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira amahoro. Imana yo mu ijuru itugire neza. Wumvishe ukuntu umuntu agomba kugirana imibanire y'abantu ndetse n'Imana. Erega Imana iba mu bantu. Ibyo wifuza ko abantu bakugirira, nawe bigirira bagenzi bawe. Ibyo wifuza ko umugabo yakugirira, nawe bikorera umugore wawe. None se nimba utakwifuza ko umugore wawe asambana, kuki usambanya uw'abandi? Nimba utakwifuza ko umwana wawe bamufata ku ngufu, kuki uri gufata umwana w'abandi ku ngufu? Imana izakubaza kuko wirengagije. Reba ibintu utakorerwa, nawe bareke kubikorera abandi. Nimba ukunda abana bawe, ukunda n'abawe. Nimba ukunda umugore wawe, ukunda n'abandi bagore. Barinde. Ntukifuze ko urugo rw'abandi rusenyuka. Uko utakwifuza ko urwawe rusenyuka, niko nawe utanakwifuza ko urw'umuturanyi wawe rusenyuka. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ukimara kumvira ijambo, reka kwirengagiza. Reka kwirengagiza. Hano imbere hari urubanza. Buri muntu wese azanyura muri urwo rubanza. Uzasobanura iki? Iki kizatuma uzabwira Imana kubirangije kubera iki yaraguhaye ubwenge bwo guhitamo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Nimba iri jambo rikubatse, bimenyesha abandi. Abana bawe babwira ati reka kwirengagiza, bareke kwirengagiza. Abana bareke kwirengagiza, ababyeyi babo bareke kwirengagiza. Nutirengagiza, Imana izakugira neza. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Ukuri nimba ushaka kurama kandi ukaramira mu mahoro, irinde kwirengagiza. Kwirengagiza ni ikintu gikomeye cyane. Ibyo natekereje muri ino minsi twaganiraho, n'iri jambo nashaka ko twaganiraho, ngo Imana iturinde kwirengagiza, idushoboze kutirengagiza. Kwirengagiza ni ikintu kibi cyane. Nawe utekereje ibi ngorane waba urimo, ushobora kuba warirengagije. Kwirengagiza ni uko ukora ikintu kirenze, ukaba uzi ko ikintu ari kibi, ugapfa kugikora, ariko byanze bikunze uri kwikurura urupfu. Imana yo mu ijuru itugire neza. Buriya Abanyarwanda n'ikinyarwanda cyacu, n'ikinyarwanda kirakomeye cyane ndetse kiranasobanuye cyane. Reba nawe uburyo umuntu umwe ntashobora gusambana, umuntu umwe yasamba. Ariko iyo basambanye ari babiri, umwe bari gusambana uko n'undi agasambana uko, bari gusamba bagamije gupfa. Nta muntu umwe umuntu umwe arasamba, babiri bagasambana. Umuntu umwe aragenda, abantu babiri barakagendana. Umuntu umwe aravuga, abantu babiri baravugana, ni ukongeraho nagusa. Nimba uri gusambana, menya ko uri gusamba. Kandi iyo umuntu amaze gusamba, aba yegereje gupfa. Irinde ubusambanyi, Imana izakugirira neza. Kandi nimba bikubatse, iri jambo rikubatse, ibwira abana bawe. Nimba rikubatse, imenyesha umugenzi wawe. Nimba rikubatse, risengere. Ubwire Imana ngo Mana yanjye, ndinda kwirengagiza. Rirengagije, nabonyemwo igihombo. Mana yanjye, ndinda kwirengagiza. Iryo jambo risenge mu gitondo ugiye mu kazi, urisenge ugiye gucuruza, urisenge uri mu rugo wenyine, urisenge uri mu bandi. Ubwire Imana ati Mana, uyu munsi wa none, itariki ya none, ndinde kwirengagiza. Nutirengagiza, ntabwo bazakurukana mu kazi. Nutirengagiza, ntabwo uzahora n'ibibazo. Ariko abantu benshi turi kuzira ko twirengagije. Imana yo mu ijuru tugire neza. Iryo jambo twagira ngo tuganireho, ubutaha tuzaganira n'irindi. Ukeneye inyunganizi zanyu, Imana yo mu ijuru bagire neza. Imana yo mu ijuru ibahe kurama. Imana yo mu ijuru ibahe kuyubaha. Imana yo mu ijuru bashoboze ibyabananiye. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ni inkota. Ubu ngubu wamaze kubyumvamo. Niba warirengagije, ukaba uri mu rugo rwawe, ukaba ari byo wirengagije, ukaba ari imihigo wahize utahiguye, nyemerera usaba Imana imbabazi, kugira ngo Mana yanjye mbabarira kwirengagiza. Kuri uyu munsi wa none ntabwo nzongera kwirengagiza. Ubona ngiye kwirengagiza, uzajya unkebura. Imana yo mu ijuru tugire neza. Imana yumva gusenga kwacu, Imana yumva
yireba umutima wawe niba ari icyo ugamije, ukaba ugamije uvuga ngo Mana ndinde kwirengagiza, Imana iza kugira neza. Reka burya bihera hasi. Twumvise ko Adamu na Eva barirengagije. Kwirengagiza bakora icyaha kibabyarira gupfa. Imana yo mu ijuru tugire neza, tuzasubira ubutaha. Imana yo mu ijuru ibarinde. Murakoze cyane kunyumva kandi munyumve munabishyira mu bikorwa. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Murakoze cyane.